ubungubu hari umutangabuhamya wagaragaje ko yahawe amafaranga kugira ngo yivugane ubuzima bwanjye biciye muri timu y'abantu bakurikira nk'uko umutangabuhamya abivuga, avuga ko ari Fata ku mavuta, Jihad, DJ Brian ndetse na DJ Philipita. Akagaragaza ko hari n'abandi bantu babarizwa muri creative industry babiri inyuma kandi ko ari abakomeye. Ndasaba ubutabera kuko ni kenshi natatse bigafatwa nko kwiriza, murakoze. Aya ni amagambo yago yanditse kuri X ye arangije amentioninga Ribu. Gusa kibishira kuri Instagram bamwita Philipita, yahise aza muri comment aravuga ngo bandika Philipita mwana, nyine yari yabyanditse nabi. Undi araza bamwita Nava Utid aravuga ngo tugeze muri 2026. Nanone yago agaruye amatiku yarazimye, usibye ngo injiji zigiye kumva amatiku zikama views. Byose tugiye kubiganira hano muri Step Up News. Iyi ni baruwa akimara kwishira hanze yavugishije abatari bake. Kwa Yamano naho nibyoroshe habe na gato. Yamano iyaza kugira umunyamategeko mwiza ubu tuvugana ashobora kuba yanatashe. Gusa Yamano mu bintu ari kuzira nuko adafite umunyamategeko mwiza. Abantu bakomeje kugarura Godfather nk'ibi bintu, mbese byifashute. Muhaye ikaze muri Step Up News. Nyimara kumva urubanza rwa Yamano mise nemera ko Godfather ari maco inda koko yagatabeshaga gahinda we muruho we ryabanashashe. Godfather ndagukarabye koko ushaka twicira umuziki nacuri cyo shamana. Ndumiwe ukimara kumva urubanza rwa Yamano rwose uhita wumva ko ari byayo ni by'abana bashondana, wandumye naye nakuruma, wankubisa kananye ngo bamwita uwo rizagwira Florie. Abantu benshi cyane mwamumenye na Yamano. Nje nkuhaye ikaze nk'ibisanzwe ni DJ End, turi kuri Step Up News. Reka nizere ko umeze neza. Wakibaza ngo byari byifashute uyu munsi tariki 2 z'ukwa gatandatu 2026 nibwo hari ku rukiko Kicukiro ubushinjacyaha n'umucamanza na Yamano bahahuriye ku isaha ya saa 4 ngo batangire urubanza, aho Yamano akurikiranwemo ho ibyaha bitandukanye. Ariko reka manze ngutse ko Yamano abantu benshi mwamumenye akora indirimbo zirimo uwo rizagwira, dore ko yatangiye umuziki cyane abantu bamumenye muri 2021. Gusa byaje kuba imbarutso muri 2025 ubwo yahabwaga stage na The Ben. Yaragiye ahindura ibintu muri 2025 ubwo byaje no kurangira Yamano abonye uwo twakwita nk'umukunzi, banahitamo kubana nk'umugore n'umugabo. Gusa ntibyaje kugenda neza. Video zabo bari gukora iby'abantu bakuru cya z'urukoza soni zaje gusohoka, ni video zaje guteza effect nini yaba kuri bo no muri industry muri rusange, kuko murabiswara abafunze barimo Jihad n'abandi kubera izi video. Ariko uyu munsi Yamano yari yitabye ku rukiko akurikiranweho ibyaha 7. Mu byaha akurikiranweho nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Ribu Dr Murangira Bitsieri, yavuze ko ari ibyaha byavuye mu iperereza ryibanze. Icyaha cya mbere harimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, harimo gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, kwangiza ikintu cy'undi, gukoresha ibikangisho, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, imvugo zivangura, gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi byaha byose uko ari 7 Yamano yaje kuba yabiburanaho, usibye icyaha kimwe cyo ntabwo bigeze bakiburanaho. Ashobora kuba nta bimenyetso byigeze biboneka, ni imvugo zivangura. Imvugo zivangura ni icyaha cyo cyaje gutuma na Yamano abona ijambo, kuko Yamano yavuze ati biragaragara ko umugore wanjye igihe yandegaga yari ukubera uburaka. Urumva ko nimba ubwo ibyo yabonye byose yaraje arabivuga. Reka tuvuge icyaha ku kindi kugira ngo uze kubikurikirana. Gusa bagitangira urubanza nk'ibisanzwe, Yamano we yarafite urupapuro yandikiwe n'umugore we. Dukunda kumwita umugore kuko babanaga nk'umugore n'umugabo, ariko no mukunzi we bamwita Vava. Uru rupapuro rwatunguye abatari bake
abantu bari kwibaza mbese usibye ibintu by'imikino ni gute umuntu afungisha umuntu kesi yagera aho yarigeze ngo amuhaye imbabazi? Nibyo bintu biri kwibaza, mbese wagiye kumurega wabitekerejeho neza? Vava yari yasabye imbabazi kandi anavuga ngo yiteguye ko naba yasohoka muri gereza bakongera kuba bazamura umubano wabo, kuko we yavuze ko amusaba yamubabariye ku cyaha cyo kumukubita. Ubwo bishatse kuvuga ko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake Yamano yakibabariwe. Gusa nubwo icyo cyaha yakibabariwe, hari icyaha umugore wa Yamano adafiteho ububasha bwo kuba yamubabarira, icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Reka duhere ku cyaha ku kindi turebe mbese Yamano yagiye yiregura ute. Kaduhere ku cyaha cy'ibiyobyabwenge, gukoresha ibiyobyabwenge. Ntabwo Yamano yigeze hakana gukoresha ibiyobyabwenge, dore ko hari n'impapuro n'ubundi zavuye kwa muganga nyine zigaragaza ko Yamano afite mu maraso ibiyobyabwenge bigera ku gipimo c'166. Urumva ko ni ikigero kiri hejuru cyane. Gusa Yamano yavuze ko ntabwo yageze wahakana ko yakoreshaga ibiyobyabwenge. Yavuze ko ari ibintu yisanzemo, dore ko Yamano bivugwa ko akiga mu 3 segondari bwo yatangiye kuba yakoresha urumogi. Gusa Yamano yaje kwiregura avuga ko we nawe yaje kumenya ko afite ibiyobyabwenge ateri ya mbere ajya kureba muganga. Bikaba bivugwa ko Yamano ari we wagiye kureba muganga bwa mbere. Urumva ko icyakirwita cyoroha nimba ari we wafashe ya mbere yuko polisi imupima igamusangamo ibiyobyabwenge. Yagiye kureba muganga amubwire ukuntu byagenda kugira ngo ave ku biyobyabwenge, ariko kubera umuntu aba yarabaswe n'ibiyobyabwenge ntabwo yahita abivaho gutyo. Yakoreshaga iyitwa vape, abantu benshi murayizi, ni rino tabi ricagingwa ry'umuriro, kugira ngo igihe takizamutse ryo riremewe, igihe takizamutse abe yarikoresha. Rero nibyo byaje gutuma uwo bita Yamano avuga ko we yari yarafashe umwanzuro wo kubireka, kandi ntabwo byahita biviramo rimwe ibiyobyabwenge ngo bigushiremo. Niyo mpamvu Yamano we yemeza ko atarakwiye kuba yahanwa nk'umuntu ukoresha ibiyobyabwenge, kuko nawe ashaka kuba yabireka. Icyaha cya kabiri nacyo yakibajijweho, gukubita no gukomeretsa umugore we. Iki cyaha yagihakanye. We yavuze ko atigeze akubita umugore cyangwa kumukomeretsa, kuko Yamano yavuze ko we n'umugore we ukuntu bari babanye mu rugo, iyo bagiranaga amatiku bitewe n'ukuntu noneho karagiteri z'umugore wa Yamano kuvugira hejuru no gusakuza, bafataga umwanzuro nimba habaye ikibazo bakikingirana mu nzu bakamanza bakagikemura kugira ngo batiteza rubanda. Akimara no kwivuga abantu yahise avuga ati mbese ni gute nabana nagiye mufungirana tugakomeza tukabana nahita agenda. Yamano avuga ko ariko mu rugo bari barahisemo ko byagendaga, kandi umva iyo babaga bari mu cyumba mu camanza avuga ati se mbese mwabaga mwikingiranye byabaga bimeze utati nyine twabaga dushondana nk'abantu barakaranye, dusunikana, umwe asunika undi n'undi asunika undi. Gusa yavuze ko atigeze nyine amufata ngo amukomeretse. Ubwo abantu rero kuricyo Yamano yajyagera ibyaha bimwe akabihagana, nibyo ubushinjacyaha bwavuze ati nagize imbabazi ziri buze kuba zahabwa agaciro. Kubera iki zitari buze guhabwa agaciro? Nimba na nyiri cyaha atari kucyemera, biraza kugorana ko imbabazi ziri buze kuba zahabwa agaciro. None ikindi cyaha harimo gukoresha ibikangisho no kwangiza ikintu cyundi. Hano ho yavuze yuko telefone, byo kuvuga ko yamenye telefone y'umugore we, yavuze ko bari bashwanye, umugore we akameniye na Yamano akameniye. Yamano avuga ko ari aho ngaho ubwo twese nawe yaba ari hano kuko yamenye yanjye nanjye meniye. Gusa yanakomeje avuga ko binarenzeho nyuma n'ubundi naje kuba namugurira indi, nacyo akisobanuraho. Bigeze ku cyaha cy'inji oya bakita iyinjiracyaha nyine kiriya cyaha bari kumushinja ko yashatse kuba yakora ingiracyaha cy'ubwicanyi. Byagenze ute byo?
byaje kurangira Yamano yisobanuye. Murabizi ko Vava yari yavuze ko ubwo yari mu modoka na Yamano hari ibyo batumvikanyeho, yajya gutega moto ngo asubire bari kujya Nyamirambo, we akata ngo asubire mu rugo. Yamano bikarangira amugonze we n'umumotari bakagwa hasi, Yamano akamujyana kwa muganga. Gusa Yamano yisobanura yavuze ko atigeze amugonga, yavuze ko ari manuka yabaye nk'izindi. Yamano atigeze agonga umugore we nk'uko bamwe babivuga. Mukanya ndi kureba bari kuvuga ati Yamano avuga ko umugore waho ubwo we barashwanye, noneho bitewe no gushwana umugore we bagira ibyo batumvikanaho, nuko umugore birangira avuye mu modoka yirukanka ngo yitura hasi azana agasebe, nuko maze aragenda ari kuri moto. Yamano nibwo yaje kuza gake ngo amwitambika maze ngo bigenze ute, haza kuba habaho iyo manuka. Binagaragaza ko Yamano hari amafaranga 50,000 yahaye umumotari. Gusa Yamano we ntabwo yavuze ko ari 50,000 mayenda nk'ibyaruswa cyangwa kubera iki. Yakomeje n'ubundi ahakana iki cyaha. Ubwo ikindi cyaha cyo gukoresha ururimi rw'ivangura cyo ntabwo kigeze kiburanwa kuko cyaburiwe ibimenyetso. Ariko wakibaza ni gute umunyamategeko wa Yamano nawe yahajemo. Gusa bari gusoza Yamano yavuze ati dore umugore wanjye aratwita inda y'amezi 5 kandi nta undi muntu afite wo kumwitaho, dore ko n'umuryango we batumvikana, bagakwiye kundekura nkajya kumwitaho, ndacyari na muto nkagira ibyo mba nkora. Gusa nyine ubushinjacyaha ntabwo bukurikiza amarangamutima. Gusa umunyamategeko wa Yamano biri kuvugwa ko Yamano ameze nkaho yiburaniraga, ngo hagati no mu rubanza umunyamategeko wa Yamano yasabwaga kuba yakoresha terime z'amategeko kurusha gusobanura ashingiye ku marangamutima. Bigaragaza ko uyu munyamategeko wa Yamano ashobora kuba atari yiteguye neza, cyangwa hari byinshi atarasobanukiwe, cyakaba ari experience nyeya. Gusa twese dutegereje tariki 5 azaba ari kwa gatanu saa 9 nibwo bizasohoka. Gusa bikimara gusohoka murabizi ko yari yavuze ngo Yamano kuba afungishijwe ni ibiki. Iyi case yo ntabwo tuza kwitinda, gusa ngiye kugufatira video ya buri nguni asohoye avuga kuri Godfather. Ureto ni mpamvu Godfather aje mu iyi case, nge ningaruka zeze dukomereza kuri Yago. Mbese ibya Yago byifashe ute? Nyimara kumva urubanza rwa Yamano mise nemera ko Godfather ari maco y'inda koko yagatabeshyaga gahinda we muruho we ryamanashashe. Godfather ndagukarabye koko ushaka twicira umuziki nacyuri cyo shamana. Ndumiwe ukimara kumva urubanza rwa Yamano rwose uhita wumva ko ari byayo ni by'abana bashondana, wandumye naye nakuruma, wankubisakana naye ngukubita kantu, twatukanye ibintu nk'ibyo gusa. Ariko ukajya kubona mu ceza yagera biremereza bigira ibintu binini man, ukajya akarime ahita Yamano kumva wagira ngo Yamano neza ni umugome, ni umwicaye n'umiki man. Kuki bumeze gutya koko kwe koko dusa wavuga ubwinjira cyangwa ubwicanyi twumve neza ngo Yamano burya ngo umugore we yafunguye imodoka iri kugenda. Bya bindi nababwiraga nkubwira ngo twaye tugwa mu mutego nkubwira ngo Godfather none ahangaho mise byemeza ni umunyabihuha no kumwishyura baramwishyura ngo genda uvuga ibi ngibi ubeshyere Yamano, ubeshyera abasani, ubeshyere mana yanjye. Numvishije ibintu byose, ariko ikintu cyambere tugomba gushimira nuko ikintu cy'ivangura cyo ntabwo yakiburanyeho cyo gose, wapi ntabwo yakiburanyeho kabisa, bakikuye mu byaha. Urumva yuko neza gose Yamano hari amahirwe yuko ashobora gutaha. Munyandikire mwane ngo Yamano waboy muri comment twagiye. Nkuko umaze kubibona biri kugaragara cyane abantu bari kuvuga ko uwitwa Godfather ashobora kuba ari ibintu nyine ari kugenda panga, dore ko Godfather amaze igihe n'ubundi Yago avuga ko ari mu bantu bica umuziki nyarwanda cyangwa bica industry nyarwanda. Gusa ntago ari we gusa, nejo bundi Tycoon nawe yararimo ahanganye no bita Godfather. Byari ibintu nyine biraho bigiye bisobekeranye. Gusa Yago nawe yagiye kuri X ye atabaza RIB.
yanditse ibaruwa ndende, gusa abantu bari kuvuga ati mbese Yago iyaje ahita azana amatiku, Yago kubera guhora yiriza, abantu bari kwibaza mbese Yago ibintu ari kuvuga ni ibyanyabyo. Gusa muri comment nari ndi gusoma bamugira inama bwa ati Yago gabanya amatiku, iyo ushaka kurega ujya kuri station ya RIB ugatanga ikirego, ntabwo ikirego ugitangira hano kuri social media. Yanditse ibaruwa igira ngo hari umutangabuhamya wagaragaje ko yahawe amafaranga kugira ngo yivugane ubuzima bwanjye, biciye muri timu y'abantu bakurikira nk'uko umutangabuhamya abyivugira. Abo avuga ni Fata ku Mavuta, Jihad, DJ Brian na DJ Philipita. Akagaragaza ko hari n'abandi bantu babarizwa muri creative industry babiri inyuma kandi ari abakomeye. Ndasaba ubutabera kuko ni kenshi natatse bikitwa kwiriza, murakoze. Ubwo ya mentioninze RIB. Abantu bari kwibaza mbese nimba koko uba ufite ibimenyetso kujya kuri RIB ukarega byaba bitwaye iki? Urabona ko entertainment imaze kuzamo akavuyo kenshi cyane, biraza kurangira umuntu muri entertainment igihe yisanze mu rukiko asa nkaho nta baki yindi afite, kuko bigiye kuba nkaho biri gufatwa ko ari nka character zabo zo kwitwara nabi. Kuko igihe kiraza kugira numva ngo umustar yakoze icyaha bite bibi bintu bisanzwe bize kurangira turi kubona abastari benshi bari gufungwa nk'uko muri kugenda mubibona. Gusa akimara gusohora iyi lettre wo bita DJ Philipita ni yaripfanya hise aza muri comment aramubwira ngo bandika DJ Philipita mwana. Abantu bakomeje babwira Yagati tugeze muri 2026 nanone ugaruye amatiku, injiji zicyumva aya matiku zigiye kumuha views. Nyine abantu bakomeza bagaragaza ko Yago nundi akenshi murabizi ko industry umeze nkaho agaragaza ko imwopoza. Gusa ikiza wajya kuri RIB mwadani kuza ukamentioninga RIB. Gusa nafati nimba muna mentioninze RIB ari serie, reka tuze kureba mbese biraza kuba bigenda gute. France Mundu nawe nabonye we n'umukunzi we bagaragaje ko benda kwibaruka umwana. Ni ibintu byiza cyane kuri France Mundu, abantu benshi muramuzi, numwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake. Indirimbo nakubwira uraza kuba urumva ko nkubise update amakuru yose n'undi uraza kuyakurikirana hano kuri Step Up TV Show. Kipaso yasohotse indirimbo ya Run-Up ifite aka video keza Run-Up nyuma y'igihe kinini ataduha indirimbo hafi umwaka warushize nyuma ya tsunami kubera gushwana na Rebu yamufashaga yo muri Nigeria. Gusa yarongeye afungura cyane, abantu mwaranamukunze mugende murebe indirimbo ye. Nagaruka ngo mukugende mu supporting n'abafite icyari kubaha na karirimbo keza cyane ka Run-Up, mugende mukarebe. Gusa ntabwo twakongera gusohoka muri studio tutavuze ku gikombe cy'isi. Bamwita Aisha Speed. Ejo bundi tariki uyu ndakeka ari uyu munsi nibwo yasohotse tariki 2 ni tariki ya mbere kwa gatandatu nibwo yasohoye indirimbo y'igikombe cy'isi, indirimbo nziza cyane. Arangije ajya kuri X abwira FIFA ko nawe yakoze indirimbo. Ni indirimbo none ishishikariza abantu kuba bareba imikino y'igikombe cy'isi. FIFA iza kugaragaza reaction ko indirimbo yayishimye, bikaba biri kuvugwa ko Aisha Speed indirimbo ye nashobora kuzamura indirimbo zizakoreshwa mu gikombe cy'isi, dore ko ari indirimbo nziza, content nziza ijyanye n'igikombe cy'isi nayo tugiye kuyikuzanira. Rero icyo ngusaba wowe komeza ube hafi twinjire mu gikombe cy'isi turi kumwe, mbese uzaba uri gufana iyihe. Gusa amafoto meza n'ahandi afatirwa usibye kwa Kevino photographer. Nimero ye ndaje nyigushireho ube uyireba, kandi nawe nimba ushaka kurya neza bikagenda neza bahita muri Classic Restaurant, niho biba biri kubera. Ni hariya Igikondo kuri Mereze ya mbere bagukorera na delivery. Reka nimero ze nabo turaje tuzishireho
iyi nimero uyihamagare ubundi bakuzanire delivery, cyangwa ubagane hariya Igikondo kuri Mereze ya mbere babe baguha ibyo kurya. Nawe wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, n'ahandi ubikorera usibye hano kuri Step Up TV Show. Nimero ni 0793838264. Ndabakunda cyane, kambabwiye ngo mukomeze kugira umugoroba mwiza, mukomeze mugire ibihe byiza. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.